Box office. Box office. Box office. Box office. Box office. Box office. Box office ni ikiganiro kizajya kibagezaho amakuru ya sinema yaba hano mu Rwanda, Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Ibi utamenye kuri filime wakunze byose bibaza ku mukinnyi runaka, amatsiko ku itegurwa rya filime kugeza isohotse, byose ni mu kiganiro Box office. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyaranze umuryango wo kwa Yanga mu rw'agasobanuye. Ni umuryango hafi ya wose wiyeguriye mu gusobanura filime, dore ko bane mu bana babo bakoze ndetse bamwe bakinakora uyu mwuga wo gusobanura filime zishyira mu Kinyarwanda, abenshi bakunze kwita agasobanuye. Agasobanuye ni izina ryawe filime zabaga zivanywe mu ndimi z'amahanga nk'Igifaransa, Icyongereza, Igihinde n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zigashyirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bene izi filime zidusobanuye zatangiye kumenyekana cyane cyane mu mujyi wa Kigali byarahagana mu mwaka w'1998, aho wasangaga hari amazu yerekana izi filime, aho washaka kwinjira muri izi nzu ngo arebe iyi filime yasabaga gutanga amafaranga kuva ku giceri cya 20 cyangwa se bigahinduka bitewe n'urwego rw'aho yirebereye iyi filime. Icyo gihe abarimo Yanga, Mike, Super ni bamwe mu bantu bamenyekanye cyane mu kubera gusobanura izo filime, abenshi bitaga udusobanuye. Gusa kuri uyu munsi ndaza kuza kwibanda cyane ku muryango wo kwa Yanga wamenyekanye cyane mu gusobanura filime. Ngo wahe ikaze mu kiganiro Box Office, nanjye Janvier Romeo. Filime turayitangiye, nita kuryohera birakureba gipfa ko bampaye amafaranga yasike karibu. Akiri mu mifuka yanyu barimo arakora umurimo wa Yanga. Naretse ariko nkababwire ko ntunzwe n'umunwa. Nuko bwano kiragera uri umusirikare urariro rwapi. Babaraye duhanganye nabo bande sikuru dufense. Baro babyibuka nabyo gapfa amazi akarara yabyimbye yatwi. Ukimara kumva iryo jwi birakorera kumva neza uwo ari we. Amazina nyakuri ni Nkusi Thomas, wamamaye cyane cyane nka Yanga umwuga wo gusobanura filime. Ubwo yari akiri umwana muto yiga mu gihugu cya Uganda, nibwo yaje kubona bwa mbere aho bakora filime y'inyamahanga isobanuye mu rurimi rw'Ikigande, maze agira igitekerezo cyo kubikopera akabikora mu Rwanda, ngo dore ko nta naho byakorwaga icyo gihe. Abatangiye gukora agasobanuye akiri umwana muto. Icyo gihe yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Uwo ni Yanga. Mu gutangira gusobanura filime cyangwa gukora ibyo twita agasobanuye, ngo Yanga yabitangiye na mukuru we witwa Mike, umaze kwihagarika kugeza ubu ngubu. Yanga wakuze abuzwa n'ababyeyi be kureba filime, baje gutungurwa no kumenya ko umwana wabo ari usobanura filime mu Kinyarwanda akoresha amazina ya Yanga. Gusa baze kubimenya amazi yamaze kurenga inkombe. Yanga atangira gusobanura nk'uko nako haruguru, yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye ku kigo cyitwa Saint Marie cyari gereye Kimironko. Yaje kuhasoreza Troncome, maze bamwereza Kizigura High School, maze abona hari kwiga ni kure y'akazi, dore ko yanigaga akora, maze yigarukira Saint Mary atyo. Mu by'ukuri Yanga wari warabaye mu gihugu cya Uganda ndetse akanahiga, byari byoroshye kumenya Icyongereza, dore ko aho yize mu Ruganda bigaga muri systeme anglophone. Mu ndimi zitandukanye nk'Igifaransa yakundaga kugaragaza ko atakizi, yemwe n'amagambo amwe namwe yavugaga mu buryo budasobanutse. Uyu mugabo yiyise izina Yanga agendeye ku kuba ari we wari umwana mu bakoranaga umwuga bose muri icyo gihe. Ku ikubitiro yari yiyise Young Prophet, n'umuhanuzi muto, maze abanyarwanda bakazajya bavuga iriboroheye ari ryo Yanga. Uyu mugabo ababaye Yanga atyo. Yanga yakoranye na mukuru we Mike mu gasobanuye, gusaza kubimusigamo nubwo nawe yamaze kubihagarika. Yanga mu gihe cye yari yarigaruye y'urubyiruko cyane cyane biturutse ku magambo yakoreshaga muri filime ze zigiye zitandukanye. Amwe muri ayo magambo ni nka myasiro ashaka gusobanura muri restaurant, imikasiro ashaka gusobanura ibibazo, gashibutisi iki cyari igitutsi ariko mu by'ukuri nta busobanuro buhamye cyari gifite. Gashirikoko ni kimwe na gashibutisi nayo cyari igitutsi ariko kidafite ubusobanuro bwacyo buhamye. Umucango iyi yari tekinike yo kurwana bihambaye
aho umuntu arwanaga n'undi iti bari mu mucango. Ijambo agaki, umuntu yajyaga kubaza icyo ari cyo cyose cyangwa se by'umwihariko icyo atumbishe neza agakoresha ijambo ati agaki. Karatangiye karakomeza. Aya ni amagambo yakoreshwaga mu buryo bwo gukangurira cyangwa se kureshya abantu bakiri kureba filime kugira ngo batarambirwa. Akavuga ati karatangiye kanakomeza. Akabuno kuneba amaso kuri ekara. Muri icyo gihe filime yabaga itangiye hagaragazwaga amazina y'abakinnyi bagize uruhare muri iyo filime, ukumva umusobanuzi ati akabuno ku ntebe amaso kuri ekara, kugira ngo atagira ucikwa. Irindi jambo mu yagiye aharagwa cyane ya Yanga ni ijambo bagenzi. Bagenzi niyo ndoro, ni nayo ngendo. Ijambo bagenzi ni ijambo ryakundaga kugaruka kenshi cyane muri filime zakoreshwaga muri icyo gihe, by'umwihariko mu dusobanuye. Ibyacu n'ibitinda, ibi byavugaga iyo habaga hagiyeho indi sene, ukabona umuntu wavuye muri sene ya mbere agarutse no mu yindi ya kabiri. Yanga cyangwa abandi basobanuzi bakoreshaga ijambo ibyacu n'ibitinda. Intoryi, iyi ni ijambo ryakoreshwaga iyo umugabo yabaga akubiswe umugeri hagati y'amaguru, bati amukubise mu ntoryi. Gutambaza umusini, aho ijambo umusini ryashakaga kumvikanisha igiceri cya senkani, naho wabaga wishyuye ukabutambaje umusini. Rwari ururimi rw'abantu barebaga iyo filime muri icyo gihe. Umumbweti cyangwa umutimbwe ni ijambo ryasobanuraga imbwa, na n'ubu rigikoreshwa n'abana. Umuhumetso, iri ni ijambo ryasobanuraga ikibuno, yaba ku muto cyangwa se umunini. Yanga ni umwe mu bazanye ubwo gukoresha bahinduye amazina y'abahanzi cyangwa se ibindi byamare mu buryo busekeje. Ari nkaho yakoreshaga ijambo Boris ashaka gusobanura umuhanzikazi Butera Knowless. Si uwo gusa, kuko hari n'abandi banzi bagiye batandukanye namwe ubwanyu Musa yagiye akoraho amagambo asa nk'asekeje agendeye ku mazina yabo. Gusa ibi ngibi ntibyari uburyo bwo guserereza aba bahanzi, ahubwo byabaga ari nk'utuntu two kuryoshya filime. Ibi nabyo byazamuye igikundiro cy'Uyanga, ndavuga mu baturage. Mu yandi magambo asekeje uyu mugabo yavumbuye harimo ijambo type. Iri jambo ryakoreshwaga ahanini ku mukinnyi nyirizina wa filime ari gusobanura, na acteur principal mu ndimi z'amahanga. The band, ubu yabaga kenshi ari wa wundi ugomba gupfana n'iyishwe na type. Kuri final, aho iyo filime yabaga iri hafi kurangira, aho type yabaga ari kurwana The band, niho bitaga kuri final. Atangira gusobanura, yatangiriye ku mugabo w'umwara witwa Saidi, ngo wakoranaga undi witwa Sharire. Icyo gihe nta buryo bwo kurikodinga filime ngo bazishyire kuri kasete bari bakamenya, ahubwo basobanuraga imbona nkubone muri sale. Ubwo filime yarangira ikabirangira ityo. Yanga yaje gutandukana na Sharire, maze icyerekezo gisha yaragiyeho niho yagiriye ubwenge bwo kurikodinga filime mu rwego rwo kubasha kuzikwirakwiza zikava kuri sale imwe zikagera no ku yandi masara atandukanye. Ubu buryo butari bworoshye na gato, bwasabaga ko bakoresha amanyeto nyinshi zirenze imwe, imwe ikaba master, izindi zikajyaho kasete, ubundi bakasobanura bari kodinga, maze bakarikurura rimwe kasete 10, maze zigasakazwa mu masare yose agiye atandukanye. Byatwaye imyaka 3 gusa ngo Yanga kuri cyitwa The One. Iri jambo The One sirishya ku barebye gasobanuye, dore ko hari n'abarikoreshaga bashaka gusobanura filime. Umwe tingiye kureba ka The One. The One ni ijambo ryubatse izina hano mu Rwanda, by'umwihariko mu dusobanuye. Mu mwaka w'1987 nibwo havutse uwita Giti cy'imizi mirefu, Papa wa Papa, umusaza wihaye, Junior the Premier, n'andi mazina atandukanye. Bakunze
rw'agasobanuye ese muri tayari. Reka nze mbakomereze episode 29 ya filime yacu cyari Junior da Premier. Magagari kibamba papa sekuru rw'agasobanuye. Ubusanzwe se n'ababyeyi be Bugingo Boni wa Mutole akaba ari murumuna wa Yanga na Mike, nawe wakurikije bakuru be umwuga wo gusobanura filime. Ubwo Yanga yinjiraga mu mwuga wo gusobanura filime mu mwaka w'1998 ngo yari ahari, ariko ari umwana muto uyise umwana wa Akademi y'agasobanuye. Junior da Premier ngo yakunze kuba hafi ya mukuru we, yakenera amazi akayamuha ndetse akazajya amutuma rimwe na rimwe nk'umwana, maze aheraho yigana mukuru we kugeza afashe umwanzuro wo gufata mikrofone nawe agasobanura filime atyo. Ibi yabikoze bwa mbere mu mwaka wa 2010. Icyo gihe yigaga muri tronco muri Sedo Kigali. Icyo gihe yabikoze nk'uyikinira, maze mu mwaka wa 2013 amaze gusoza amashuri yisumbuye yinjira muri studio ya mukuru we The One. Filime ya mbere isobanura atyo. Junior da Premier waje mu gusobanura filime agendana mukuru we, yaba imvugo, ijwi ndetse n'amagambo amwe namwe, ngo niyo yahaye umwanya bavugaga ko yashishuye Yanga kuko nta wundi yari afite yareberaho, byatumye akoresha injyana ya mukuru we mu gasobanuye ni Yanga. Nyuma y'aho Yanga agarikiye ibyo gukora filime, Junior na Sankara nk'abavandimwe bashinze cyitwa The Premier Studios bakoreragamo bombi. Mu muryango w'abasaga bane bakoze umwuga umwe w'agasobanuye, Junior niwe ukibahagazemo yemye kugeza ubu, dore ko na Sankara adaherutse gukora filime. Cyari ikiganiro Box Office mutegurirwa kandi mukanagezwaho nanjye Janvier Romeo. Mwibutse gushatse kugira icyo dusaba, yaba ikiganiro ushaka ko tuzagukorera, watwandikira muri comment section na wasi gatoya icyifuzo cyawe tukazagishyira mu ngiro. Box Office irakagaruka.